ariko dore kigoye nuko amwiciye mu rusisiro ndari gutandukanya umucoracoro n'utari umucoracoro ndakundi ari kubatandukanya kubera ko amwiciye mu gihugu amwiciye mu sandere hagati mu bantu yamurasha amasasa ngahe samuni sasa uri mu gihe amurasha hanyuma ntabwo yamwiciye mu kibaya oya none duhagaze n'amwiciye dore ahagaze hano muri metero nka 30 uvuye hano umurambo uri he uko byatangiye ubwo sindi buvuge uko umuturage warashwe yambutse nuko yagarutse ariko ikigaragara cyo nuko hano turi muri Busigari ariko uriya muturage warashwe we ni uwo muri Byabizige niho avuka niho yari yaturutse ntabwo yari wenyine ari kumwe n'abandi benshi hari abirutse ariko hari abandi bane bafashwe nabo bari bikoreye ibyo bacoraga inkuru twayimenye rero mu masaha y'ijoro ko hari abacoracora hano niko bitwa bari bavuye muri Kongo bikoreye n'ibyo bari bikoreye birahari ibyagaragaye ni imifuka igera ku 10 ya caguwa twaje rero mu rwego rwo kugira ngo hakorwe iperereza koko ariko noneho harimo no guhumuriza abaturage ariko ubutumwa bw'ingenzi bukomeye ni ukubabwira ko iki gikorwa cyo gucora mu by'ukuri atari igikorwa ubuyobozi dushyigikiye kandi gikomeza gushyira ubuzima bwabo mu kaga dukurikije aho batuye n'imibanire yacu n'aba baturanyi tukaba rero tubabwira ko bagerageza gukora ibindi bikorerwa mu gihugu bibahaye amahoro byubahirije amategeko kubera yuko ntabwo ari ubwa mbere bibaye ariko tukaba tukomeza gutanga ubwo butumwa wagiye we aba yarashwe kandi birumvikana inzego z'umutekano ziba nyine ziri maso zikurikirana ntabwo wamenya ngo abantu bikoreye ibiki mu ijoro utababona ariko abaturage bo tuba tubabwira ngo be kubigira akamenyero kuko bimeze nk'aho ari umuco buri munsi tubaha ubutumwa ariko ukabona ko ntibicika ariko ntitwifuza ko nanone hagira abakomeza gupfa muri ubu buryo kandi igihugu gifite umutekano umuntu ashobora gukora ibiri mu bushobozi bwe na cyane ko ari abantu bakiri batoya bagifite imbaraga bashaka gukora n'ibindi byabahesha ubuzima bigatuma babaho mu gihe kirambye nk'uko icyizere cy'ubuzima mu gihugu cyacu kingana rero ubutumwa tuba dutanga ni uguhumuriza abaturage ariko no kubabwira ngo mwe gukomeza kwishora muri ibi bikorwa bibi bituma umutekano w'igihugu ushobora guhungabana ariko n'ubuzima bwanyu bukajya mu kaga atari ngombwa. Byagenze gute kugira ngo araswe ko hari abaturage ahangaha bavuga bati umuntu warashwe ni kure y'aho umupaka uri umusirikare yanasinze ngo umusirikare nganganiza mwatubyanyirize kugira ngo umukoreho ubwo rujijo kuko byagenze gute iyo umuntu buriya yapfuye abantu bakagira agahinda baba bashobora kuvuga ibintu bitandukanye kuko uhagaze ahangaha ibyo uretse n'ibyo baravuga n'ibindi ariko twese turabizi abasirikare b'igihugu barinze cyane cyane inkike z'igihugu uko baba bahagaze nta uba wiriwe mu kabari ngo noneho ngo bamupange n'akazi ntabwo ndi umusirikare ariko nk'umuyobozi turakorana dusanzwe tuzi uko bakora ntabwo bibaho ibyo ngibyo ntabwo ari bya bindi tujya tubona abo mu baturanyi barwana bagira gute abasirikare bacu bafite discipline iri ku rwego rwo hejuru ku buryo atajya mu kazi yasinze kandi nk'abantu barinze inkike z'igihugu birumvikana ntabwo barinda ku mupaka gusa baba bari hirya no hino na cyane ko hano umupaka urahegereye ni n'inzira zizwi abaturage basanzwe bakoresha ariko tukaba tunagira ngo dutange n'ubwo butumwa bwo kubwira abaturage ngo umupaka umuntu wambuka umupaka hari imipaka tuzi dukoresha yaba ari umupaka muto yaba ari umupaka munini ibyangombwa nta muntu ubihejweho kubibona umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira ku byangombwa ku buryo yakoresha inzira zizwi zemewe aho kugira ngo anyure mu nzira zitemewe kandi azi neza ko igihugu cyacu nyine kiri mu bihugu bishyigikiye cyangwa se bishishikajwe no kurinda umutekano wacyo mu buryo bwuzuye rero ntago wavuga ngo
umusirikare yari yambaye sivile ntabwo yari yambaye sivile, bari abasirikare bari mu kazi nk'uko bisanzwe, ariko kandi nk'uko byanagaragaye aba bantu bakora ibi bintu bya fraude by'ubucoracora nabo barabizi ko ari bibi. Ni nacyo tuba dushaka kubabwira ko abantu bazi ko ari bibi gukoresha umupaka mu buryo butemewe. Kuki babikora kuko iyo ubonye umuntu agiye uburyo baba bameze, uburyo baba bikwije, nabo biteguye nabo no guhangana n'inzego, kuko nko mwabibonye bari bafite imihoro, imipanga, ndetse bagerageje no kurwanya umusirikare umwe, bashaka gutema n'imbunda, banayitemye, ari naho havuye kurasa. Rero ubona ko ni igikorwa mu by'ukuri ubuyobozi tutashyigikira. Dukomeza kubwira abaturage ngo nimuve muri ibi bikorwa bibi. Leta ikunda abaturage, iba yateganije uburyo n'iyo umuntu yaba adafite ubushobozi afashwa. Uwegereye ubuyobozi wese agira uko ayoborwamo, uburyo yakwiteza imbere, uburyo yabaho neza. Rero nta mpamvu yo kwishora mu bikorwa bibi noneho ngo umuntu agerekeho no guhangana kandi ari umujyambere igihugu kimutegerezeho n'ubundi amaboko yo kugikorera kugira ngo abane n'abandi cyangwa ajyane n'abandi mu iterambere ryacyo. Murakoze namwe.